tugiye rero gufatanya ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kureba ku buzima umukristo abamo. Tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka igice cya 11. Luka igice cya 11 turahera ku murongo wa mbere. Bango iki gice mu ijambo tugiye kurebera hamwe nicyo gikubiyemo ibintu byose urebye turi bwige uyu munsi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 11. Umutwe w'ijambo wanditse ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, Databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, Data wa twese, izina ryawe ryubahe, ubwami bwawe buze. Uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwoshya. Arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba nafite icyo kuyizimana. Uwo munsi akamusubiza ati, windushya namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko, sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa, amuha ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Amen. Nidushake tube tugarukiye aho. Tugiye kuvuga ku munyamasengesho. Umunyamasengesho iyo tuvuze gutya, ubu hari uwumva ngo ni umuhanuzi, hari undi wumva ati niba binginzi itorero ryashyizeho, undi akumva ni abantu batorewe imirimo runaka. Ariko niyo mpamvu nabwiye ngo tugiye kwiga ku buzima bw'umukristo. Umukristo wese akwiye kuba umunyamasengesho. Kuba umunyamasengesho ntabwo bisaba ko uba bitorewe mu itorero ngo bagushyireho gusengera itorero, bagushyiraho gusengera abera. Abo ngabo barahari koko bingingira itorero, ariko umukristo wese akwiye kuba umunyamasengesho. Impamvu ukwiye kuba umunyamasengesho ni uko umunyamasengesho, undi iyo tuvuze umunyamasengesho, ni umuntu ubayeho mu buzima bwo gusenga. Si cyo gisobanuro? Ni umuntu ubayeho mu buzima bwo gusenga, kandi umukristo akwiye kubaho ubuzima busenga. Umuntu wese yitirirwa icyo akora. Mujya mubatuze ngo uyu muntu ni umumotari kuko agira gute, atwara moto. Twavuga ngo uyu muntu ni umunyonzi kuko atwara igare. Icyo akora nicyo yitirirwa. Natwe rero abakristo twese dukwiye kwitwa abanyamasengesho, kuko ubuzima bw'umukristo bubitse mu masengesho. Imana itugirire neza. Uyu munsi muri iki gitondo muri nge hajemo ijambo ryo kuvuga ngo mbese abakristo, ntabwo mvuga abaririmbyi, ntabwo mvuga protokoli cyangwa abadiyakoni cyangwa abapasitori, ndavuga umukristo. Umuntu wese wakijijwe, umuntu wese watoye Yesu umwami n'umukiza,
umuntu wagiye mu mazi menshi, uwo nguwo niwe ngiye kuvugana nawe. Simvugana n'abapastor, ndavugana kuko twese dufite ikintu duhuriyeho, twese turaba Kristo. Amen. Twese turaba Kristo. Nushaka ufite titre yihe, ariko twese intambwe ya mbere nico duhuriyeho twese ni ubukristo. Haleluya. Kandi kuba abakristo nuko twitirirwa Kristo twakiriye. Amen. Rero Revera Pasteur ni umukristo uko yakiriye Kristo. Apotre uwo ni intumwa nyine, intumwa nayo ni umukristo kuko ubutumwa ajyana ni ubwa Kristo. Amen. Twese rero dufite ikintu duhuriyeho aricyo bita ubukristo. Umukristo wese rero nta numwe uri ku ruhande rw'amasengesho. Ari umukozi w'Imana umwe ukunda kubivuga ngo ni pastor wacu, umuntu avuga ngo unsengere, unsengere. Yabivuze neza, avuga ngo ujye uvuga ngo dufatanye gusenga, uko ijambo ry'Imana avuga ngo ababiri barutumwe. Ijambo rirabivuga, ariko barafatanya. Nimubona ko abashumba, abantu Imana iba yahaye kureberera umukumbi wayo, abo bantu baba bagomba gutwara imitwaro y'ubwoko bw'Imana. Tukabasengera ku manywa na nijoro, tukabingingira abari mu bihe bitandukanye, tukabingingira abarwayi, abarushye, abafite ingorane zitari zimwe. Ni ukuri turabasengera, ariko nawe ukwiye kuba umunyamasengesho. Nzasenga muri rusange mvuge Mana rengera abantu bafite ibibazo runaka, rengera abashomeri, tanga imirimo, Mana girira neza abarwayi ubakize. Ariko wowe urwaye, wowe uzasenga kurushaho. Noneho rya sengesho ryanjye n'iryawe nibihura bireme igitangaza ku Mana. Haleluya. Ariko nugenda ukaryama ukagenda ukiyorosa, si uko utazakira, ariko bushobora kudindira mu buryo bwo gusubizwa. Kuko umuntu wese ubayeho mu buzima bwo gusenga nawe ahora komanga imbere y'Imana. Niki ijambo rimaze kutubwira? Aba ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, ngo kuko ushatse wese abona. Haleluya. Rero umukristo uri mu bihe byo gusenga ni umukristo umeze guto twakwita umunyamasengesho. Kuko hari abakristo batari abanyamasengesho, hari n'abaririmbyi batari abanyamasengesho, hari rwose n'aba protokole batari abanyamasengesho. We akisanga ku cyumweru muri protokole, mu minota bagira yo gusenga agasengana n'abandi, ubwo gusenga bikaba biruzuye, ubundi akajya muri protokole. Ubwo twamwita umunyamasengesho? Ntashobora kwa kabiri gufata igihe cye ngo asenge Imana. Ntashobora kuba agiye kuryama ngo afate umwanya asenga Imana. Tugiye kureba umunyamasengesho ameze ati. Umunyamasengesho ni iki kimuranga? Umunyamasengesho ni muntu ki? Nababwiye ngo icyambere cyo tubanza gukuraho, dukureho ko ari abinginzi, dukure ko ari bari ababa babihamagariwe by'umwihariko, ariko twese uko turi hano muri rusange twese dukwiye kuba abanyamasengesho. Amen. Twese dukwiye kuba abanyamasengesho. Uko duteraniye hano twese twabaye abanyamasengesho. Twajya tugira amateraniro y'umuriro. Haleluya. Kuko umunyamasengesho ajya agira ahandi hantu yinjizwa. Umunyamasengesho ajya agira ibyo anesha. Haleluya. Eka nakamite nyikavuga narinjira mu bimuranga. Umunyamasengesho abasha guhabwa imbaraga zo kunesha icyaha muri iyi si. Kubera iki duhora mu cyaha kimwe? Ngahora mu cyaha kimwe, uyu munsi nkakigwamo, ejo nkagisubiramo, ejo bundi nkagisubiramo. Nuko ntari umunyamasengesho. Amen. Abantu bajya bandika ndakoza tubuse kugira ngo umuntu koko abashe kuva muri iki no kugira ngo ave muri iki bisaba iki? Bisaba kuba umunyamasengesho.
ukareka kuba umunyedini, Imana idutabare. Ukareka kwitwa uwo kwa mama tumukunde, ukareka kwitwa uwo kwa masasu, ahubwo ukaba umukristo w'umunyamasengesho, utari umunyedini, kuko uzasanga turi abanyedini ariko tutari abanyamasengesho. Amen. Umunyedini rero biroroshye ko agira ishyari, umunyedini biroroshye ko asebya mugenzi we, umunyedini biroroshye ko mwicarana musangira igaburo ryera, mushobora kuba muri n'abaririmbyi mwicaye no ku ntebe zimwe, ntatinye kureba muri Bibiliya yawe yabonye harimo 5 washyizemo, ntatinye kugucunga uri gusenga agahita yibumbura akabikuramo agahita bitsimba, kandi mwicaranye muri korari, kandi mwicaranye muri abakristo mwese mwaje gusenga. Ni umunyedini ariko si umunyamasengesho. Hari umuririmbyi waririmbye ngo hunga idini, idini ni ribi, idini ririca. Umuntu yicara mu idini akumva byaruzuye, ariko reka nkubwire, ukwiye kurenga kuba umunyedini ukaba umunyamasengesho. Yesu abwira abigishwa ngo nimusenga mujye mubigenza gutya, kandi arababwira ngo umuntu wese usenze arahabwa, kandi aravuga ngo ukomanze wese arakingurirwa. Imana itugirire neza. Rero ibintu byose urwana nabyo, ibintu byose ubona bituma utavamo umukristo mwiza, nuko utaraba umunyamasengesho. Iyo umuntu yabaye umunyamasengesho ajya agira kumva ijwi, na babandi bajya bavuga ngo umuntu yumva ijwi ry'Imana gute, ntabwo waryumva utari umunyamasengesho, kuko Imana iganiriza uwabanye nayo. Imana iganiriza umuntu wafashe umwanya akayiha igihe. Aho ngaho Imana ijya igusanga, yagusanga mu nzozi, yagusanga mu ijwi ryayo. Ijwi ry'Imana ni iki? Wa mwuka wera tuvuga ngo buri muntu wese arawufite. Umwuka wera ni ijwi rijya rigusanga rikakuyobora neza, rikakubwira icyo ukwiye gukora kandi kikaba ari icy'umumaro. Uwo ni umwuka w'Imana. Abantu barasenze ngo nibagira umwuka w'Imana. Nta mukristo udafite umwuka w'Imana, ahubwo nturabisobanukirwa kuko utarafata igihe cyawe ngo ubane n'Imana. Amen. Utafashe igihe cyawe ngo ubane n'Imana ntushobora kumva ijwi ryayo. Utafashe igihe cyawe ngo ubane n'Imana ntushobora kunesherezwa ibikunesha. Icya gatatu, impamvu ukwiye kuba umunyamasengesho nuko umuntu aba hafi y'Imana. Umugaragu w'Imana yaranditse aravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Gufata igihe mu ntambara ni iki? Intambara z'umukristo ziratandukanye n'intambara tunyuramo ziratandukanye. Impamvu ukwiye kuba umunyamasengesho nuko dufashe igihe mu ntambara, kandi ushoza iyi ntambara we ntajya atezuka, ntajya atuza, ntajya asinzira. Kandi uyiteza igihe cyose arwanya uwiswe umukristo. Haleluya. Nudasenga Imana rero intambara nyinshi zizagutsinda, kubera yuko uzishoza azi neza ko uri umukristo ariko azi ko najishoza utari hafi y'Imana. Biroroshye gusubiza ikirenge inyuma nka nyamugijya nino, ukisaya urusubira inyuma ukavuga uti ibi ntabwo nzabishobora. Amen. Ababishobora, ababasha kunesha, ntuzagire ngo hari irindi banga bafite, nuko bize kuba abanyamasengesho. Amen. Abantu babasha kunesha icyaha, abantu babasha gutsinda kamere, ni abantu ubuzima bwabo babufashe babutereka mu gusenga. Uwo muntu aranesha. Uwo muntu nubwo yanyura mu bigeragezo bimeze gute, uyu muntu atambukamo afite imbaraga z'Imana. Wamubona ukagira ngo ibye byararangiye, kandi ari mu ntambara ikomeye, ariko kuko yagiye mu gusenga ibye byose ni imbere y'Imana. Imana ikamwambika imbaraga zo kugenda asimbuka imisozi, zo kugenda arenga udusozi, akagenda duterera. Ukavuga ati ariko abantu bakura hehe imbaraga? Njyewe ibi bintu ntabwo nabishobora kubibamo, ariko wabaye umunyamasengesho wabishobora. Amen.
kuko ibintu byose biza, ibigeragezo n'intambara zitandukanye ibizanwa na Satani n'iby'Imana itwigishirizamo, buri mukristo wese ari kandida yo kubigeraho. Buri mukristo gusa, buri wese anyura mu bye, buri wese Imana imunyuza aho ishatse ikamucisha aho ishaka, ariko kugira ngo ubashe gutambuka aho hantu nuko uzaba umunyamasengesho. Amen. Nuba umunyamasengesho ntabwo uzashaka karuma ya wayini kugira ngo usinzire. Yesu ashimwe. Kuko hari abantu abona mucanze akavuga ati ngiye kuyinywa icupa ndirangize ibi bibazo mfite ndebe ko nasinzira. Nshuti y'umusaraba, uri businzire iryo joro, ubyukana umutwe, noneho ku byo wari ufite hajeho n'uburwayi, ubyuka umutwe wamenetse. Haleluya. Kandi n'Imana yakubonyeho umugayo. Ariko iyo umuntu ari umunyamasengesho, ibyo bintu byose bitandukanye tunyuzwamo muri iyi si, kuko tukiri mu isi tuzabinyuramo kugeza tugeze ku rurembo Siyoni, ibyo byose umuntu abicamo akagenda bitambukamo yemye, kubera ko ubuzima bwe yabwinjije mu gusenga. Imana ikagenda imwuzuza imbaraga, umwuka wera akagenda yuzura muri we, akamurenza ibibazo afite, akanezererwa n'Imana y'agakiza ke, ikamurenza ibisubizo waba ubirimo ukabirenga, ukanezezwa n'Imana ntunezezwe n'ibisubizo. Haleluya. Ntuzi ko byose bibaho? Umuntu ukagira ngo anezezwe n'Imana y'agakiza ke, kumbe umuntu ari kunezezwa n'ibisubizo arimo. Ukabona aranezerewe, ukagira ngo ni umunezero wo mu bumana. Ejo bundi byanyeganyega, umuntu agahonga, umuntu akanoga, ukayoberwa wa muntu wanezerwaga, kumbe yanejejwe n'ibisubizo yanezerezwaga Imana y'agakiza ke. Yobu yabwiye umugore w'ijambo ryiza avuga ngo ntabwo twakwishimira ibyiza biva mu kuboko kw'Imana, ngo ibibi nibiza tuyitakane tuyituke. Amen. Rwose wishimira ibyiza Imana igukoreye, ariko nugera no mu bikomeye nabyo uko wishimira Imana y'agakiza kawe, ubitambuke muvuga ngo ndabizi yuko umwami nkunda, ndabizi neza ko izi ntambara zizarangira, ndabizi neza yuko nyuma y'ibi Imana izandemera umunezero. Haleluya. Haleluya. Ntukajye wemerera Satani ntambara uhagazemo, ntukemerere Satani kukwicira mu bibazo uhagazemo, ahubwo ujye uvuga ngo ndabizi Imana izabikora, ndabizi Imana izansora ahantu vamo meze nk'izahabu, nzavamo nduwe igiciro, ndabizi imbere yanjye ni heza, nubwo ndi guca ameze gutya ariko nzarasukira mu byiza Imana yavuganye nanjye. Ibyo bishozwa n'uwe muntu, ni umuntu w'umunyamasengesho. Utari umunyamasengesho, korari kaba izongera kukubona, ibibazo byakubise nibagende baririmbe, nje ndumva nta n'imbaraga, ndumva nta n'umwuka, ariko nukuri Yesu ajya atanga imbaraga, atanga n'umwuka, kandi akabitanga mu gihe pepe. Ibyo byose bishoborwa n'umunyamasengesho. Ntibitangaje kubona protokole, kubona umudiyakoni, kubona umupasitori, ukabona rwose yaracanganyukiye yabivuyemo, wa mwuka ukaberwaho wagiye, afite titre, ari mu idini, ariko ntabwo ari umunyamasengesho. Amen. Rero umukristo wese akwiye kuba umunyamasengesho kugira ngo arusheho kuba umukristo unezeza Imana, arusheho kuba umukristo ushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Haleluya. Umukristo rero w'umunyamasengesho hari ibintu bimugaragaraho, hari ibintu bimuranga, sindi ubitindemo kuko mu magambo maze kuvuga nabivuzemo muri rusange. Icyo nzajya mvuga urajya wumva ko nakivuzeho. Ikintu cya mbere umunyamasengesho kimuranga, ahorana umwete. Amen. Ahorana umwete. Nta munyamasengesho w'umunebwe ubaho. Ahorana umwete mu bintu bye byose. Haleluya. Kuko no mu gusenga, buriya gusenga bitwara imbaraga, gusenga bisaba igihe. Iyo umuntu rero atari
umuntu w'umunyamwete biragoye, ntabwo waba umunyamasengesho. Ba bantu barambirwa vuba, ba bantu gusenga bisaba gushirika umwete, ugashirika ubute, ivu ukaripfukamisha, rya ruhu ukicara. Haleluya, haleluya. Gusenga bisaba kugira ishyaka ryinshi. Amena. Nubona umuntu yuzuye ubunebwe no guterana ari ikibazo, uzamenye ko uwo muntu nta garanti afite mu bukristo. Cyokoze azaba umunyedini, yitwe wo ku kidendezi n'ahandi hatandukanye mu madini atandukanye dufite, ariko ibikorwa bye, ibintu bye byose uzajya ubibona. Paulo yandikiye Abaheburayo aravuga ngo mube ku by'umwete, ni mube ibyangwe. Uzi icyo yashatse kubabwira? Yasikobwa ati muhorane imbaraga mu gusenga, mu byo mukora mubikorane umwete, mubikorane imbaraga, mwe kubikora biguru ntege. Haleluya. Mwe kubikora mukururuka. Nta munyamasengesho ukururuka, nta munyamasengesho usinzira ngo ahunikire. Umunyamasengesho akwiriye kuba maso. Amen cyane. Yesu ashimwe. Nabwiye ngo tugiye kwiga ubuzima bw'umukristo, n'ubuzima busenga. None uze kwicara wiyevariwe wowe ubwawe, nutanabikora nonaha. Buriya mu rusengero arigiye twumva ibintu byinshi, aho twahereye tukaza kwibagirwa naho dushoreje, wenda ukagumana ibyo ushorejeho. Wowe nutaha uwagira ubona akaba aba yandika, azi kwandika, agifite n'amaso asoma, ujye utaha nugera mu rugo urebe, wicare witekereze, uvuge ngo ariko ubu koko ndi umunyamasengesho, ubu buzima bwanjye buri mu gusenga, nabwinjije mu gusenga, cyangwa ubuzima bwanjye nabwinjije mu idini. Amen. Hari abantu bazi ko gushimwa n'abapasiteri babo bihagije. Hari abantu bazi ko kuba pasiteri amubona ari ku ntebe y'imbere, akamona ari kuri uruhande, mbega aho pasiteri amubona akumva ibyo bintu rwose ibintu ni sawa, ari kuribeshya. Kuko ushobora kwicara hano ariko ibintu byose byarakunaniye. Iteraniruka rwose ugaterana kwa mbere, kwa kane, ku cyumweru n'ahandi bibaye ngombwa, tumaze iminsi 5 y'amasengesho nayo rwose ukajya uyagaragaramo, ariko uri umunyedini gusa. Amen. Niyo mpamvu muri mbyawozi yanaririmbye ngo gushimwa n'abashumba ntacyo byamarira, gushimwa n'abakristo ntacyo byamarira, gushimwa n'abambona ntacyo byamarira. Ahubwo Imana yo mu ijuru iyi ndeba ibona ubuzima bwanjye buri mu masengesho, kuko umuntu washoye ubuzima bwe mu gusenga, uyu muntu anezeza Imana. Ariko umuntu washoye ubuzima bwe mu idini ni umunyedini, akora ibintu byose, imihango y'idini akayubahiriza, icyacuma, amaturo, ubwitange akabikora, ariko akaba mu buzima bw'intege nkeya zitajya zishira. Niwe wihana gusambana uyu munsi, amasaha 3 akajya kurangira yongeye yabisubiyemo. Niwe wihana inzangano rwose, akihana ati rwose Imana imbabarire, ariko kuko ubuzima budatuye mu gusenga, amasaha nakajya gushira, wamunyuraho wakwibagirwa kumusuhuza. Si bijya bibabaho? Ni ukuri umuntu ukaba uri kumureba nawe akabona arakureba, ugatambuka ajya kumugeraho, yasi turimo na bya bintu byuzuye imitwe yacu, ntiwibuke ko hari umuntu ugiye gucaho ukabamunyuzeho. Uwo muntu rero munyureho, ubuzima bwe buri mu idini. Yesu Kristo azavuga ati uyu muntu ndamwanga n'umutima wanjye. Ibaza umukristo wo kuvuga ngo nanga umuntu ngo n'umutima we,
nanceho ye kunsuhuza nanjye ndamwanga, kandi nukuri ashobora kuba ntacyo yabikoreye. Gusa buriya iyi si turimo abantu bafite ibintu byinshi mu mitwe. Hari ukuntu bijya bibaho, hari n'abantu bajya kunyura ahantu bataha agashiduka yaharenze, agashiduka yaharenze pe. Ibyo bintu bibaho. Ubwo so umuntu nakunyuraho ntagusuhuze uzavuga ngo umuntu yagusuzuguye inzangano zizamuke? Ntabwo bikwiye ubwoko bw'Imana. Rero iyo umuntu yashoboye ubuzima bwe mu gusenga, uzi yuko ujya ubabarira umuntu atanagusabye imbabazi. Niba nabikoze abishaka ukavuga ati ariko disi Imana imugirire neza, umuntu uca ku wundi ntamusuhuze. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye kuba abantu buzuye urukundo, kandi umuntu ufite urukundo uwagezeho ureke n'umuntu musengana n'undi wese ukwiye guca ku muntu ukamubwira uti mwaramutse mwiriwe. Amena. Rero nibimera bityo uri umuntu washoye ubuzima mu idini gusa, bizaba bikubanya ibibazo bikomeye. Azajya gucaho ntagusuhuze, nawe agusuzugure agushyire munsi y'ikirenge. Hari abantu babishobora, agusuzugure agushyire munsi y'ikirenge. Ukuntu yanceho ntansuze, nanjye azabona ko ntacyo mukeneyeho. Bwoko bw'Imana, turi mu nzu y'Imana, turi abagenzi bagana mu ijuru. Haleluya. Nta kindi kintu kiduhuje. Umuntu ijambo riratubwira ngo ikibi mu gitsindisha icyiza. Niba uwo muntu koko anafite kamera akaba yamuteye kugucaho gutyo, wowe wikosoza kamera indi kamere, ahubwo kamera yikosoza umwuka w'Imana. Haleluya. Ibyo ariko bikorwa n'umuntu uri mu buzima busenga. Nshuti y'umusaraba, tugira umwete, kuko nta muntu usengera mu gukurura amaguru, usengera mu gukururuka, usengera. Haleluya. Kandi ngiye kuvuga nagira umuntu kababaza, ni ukuri umuntu w'umunyamasengesho ntabwo yakwinjira mu rusengero saa 5, sibyo? Ndabeshya? Nteye ibuye ku karere? Koko umukristo uretse ko wagira ikibazo, habaho za ka exceptionnel, izo zibaho. Ariko mu bisanzwe umukristo wa saa 5, umukristo wa saa 5 n'igice, umukristo usanga ijambo rirangiye, ubwo umuntu avuga ngo ni umunyamasengesho. Batiye tubwizanye ukuri. Umuntu udatekereza ngo uyu munsi ni ku cyumweru azinduke, niba afite n'ibyo akora azinduka bitunganye, amenya ngo ngomba kuba ndi mu nzu y'Imana saa 3. Ni umunyedini gusa aravuga ati icyangombwa nuko nahageze, icyangombwa nuko bambonye ko nahabaye. Bande uzakurura kabiri ukure gatatu, ariko bwa kane nawe uzananirwa. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu umuntu wese w'umukristo akwiye gukora ikintu umutima wemezanya nacyo. Habaho abaririmbyi mu rusengero, habaho amadepartement atandukanye mu rusengero, ariko buriya ahantu hose uzabona umuntu ari ukumuhendahenda, uwo muntu muzamubohore. Rero umukristo akwiriye kugira umwete mu kubana n'Imana, umwete mu kuba mu mirimo Imana imuhamagarira itandukanye. Ukwiye kugira umwete. Iyo ni indangagaciro igaragaza umunyamasengesho, ni igaragaza umukristo uri mu buzima busenga. Imana itugirire neza. Icyo ngicyo nicyo kintu cya mbere uzareberaho umuntu ukabatiye umuntu ni umunyamasengesho. Amen. Haleluya. Urumva uri umunyamasengesho mugenzi ugana Siyoni? Urumva uri umuntu koko ubuzima bwawe wabushaye mu gusenga? Cyangwa wowe urubahiriza iby'idini rwose, ariko ikindi kwizera muzasanga abigisha benshi ni ijambo nabigisha bake bashobora gusoza kwigisha batarivuzeho, kuko ubuzima turimo bushingiye ku kwizera. Amen. Imana duhagaze tuvuga ntabwo twahuye nayo ngo twicarane tuganire turebana amaso ku maso, ariko twizeye yuko iriho kandi igirira neza abayizeye. Haleluya. Yesu Kristo ntabwo twe turi nka ba Yohana ngo tube nka ba Petero babashije kubana nawe, ariko twizeye tudashidikanya yuko Yesu Kristo yaje muri iyi si akambara kamero k'umuntu,
akabambwa ku musaraba kugira ngo tubeho, kandi nyuma y'iminsi 3 akazuka, akabona n'abigishwa, akamara iminsi akongera akisubirira mu bwiza yahozemo. Tubyizera gutyo, nta kindi kirenzeho. Ubuzima bwa gikristo rero bwubakiye mu kwizera. Haleluya, haleluya. Yesu yabwiye abigishwa be aravuga ngo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Abantu bavoyaja hano, sinzi niba twaragize umugisha w'umuntu waba waragiye muri Isirayeli. Hari abantu bajya muri Isirayeli ngo zira mbuto zibayo. Baratubwiye ngo ako kabuto uzajya zakatuzanire. Reba uburo, ababonye uburo urubuto apanifu, ikigara benshi bazifu, ariko hari utubuto tw'uburo ngo kari inyuma y'uburo. Amen. Ngo kari inyuma, akabuto ka sinapi ngo kari inyuma ya kare akabuto k'uburo. Reba uburo utanafata gutya kaba kagucitse. Yesu arababwira ngo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Murumva icyo kigereranyo? Murumva kwizera ukuntu gufite imbaraga? Ngo mwajya mubwira imisozi ngo ikurwa hayo, ngo imisozi ikavaho. Amen. Ubu buzima bwa gikristo bwubakiye mu kwizera. Urumva kwizera ni ishingiro ry'ibintu byose turimo. Amen. Iyo twatuye Yesu tukamwatura nk'umwami n'umukiza, mu by'ukuri ntabwo ari uduhagarara iruhande, afite abantu yatumye bagakora uwo murimo. Tukizera koko ko umuntu bari kutubwira ariho. Amen. Ariyo mpamvu abantu benshi muzajya mwumva umuntu avuga ati ibintu by'Imana nushaka kubishyiramo analize, ugashaka kubyinjizamo filozofi, ibyo bintu biri bupfe. Amen. Ibyo bintu birapfa, kuko iyo ushizemo filozofi ugashyiramo analize akantu ku kandi, nukuri kose utuvuga uti oya, ntabwo ibintu bishoboka. Amen. Amaraso ya Yesu, akira ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kiraguhumanuye. Amaraso ya Yesu sariye. Twizeye yuko ibyo tuzatura mu isi no mu ijuru bizamera gutyo. Tukizera ko ikimenyetso twatuyeho amaraso ya Yesu yabaye amaraso ya Yesu, kandi ubyizeye nawe nabikoresha byizeye biramuhana nuko yabyizeye. Amen. Rero ntabwo umuntu ashobora gusenga Imana adafite kwizera. Amen. Wenda ikindi gihe kizagera twige ubundi kwizera kurimo ibice ngira ngo ni 4. Hari ukwizera kw'abadayimoni, hari ukwizera kwa gusanzwe bita ngo ni karemano kuri naturel. Umuntu wese nyine avuga ati navutse nzakura nzagira gute. Hari n'ukundi kw'abadayimoni nabo bagira kwizera. Haleluya. Hakaba no kwizera rero kurema, hakaba no kwizera umukristo agendana. Haleluya. Rero uzasanga mu itorero cyangwa mu rusengero abantu twicayemo, ariko mu by'ukuri kwizera dufite kuratandukanye. Ariyo mpamvu umuntu azakubwira ngo ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu ntabwo nyizera. Amen. Ntabwo nyizera. Undi akakubwira ngo nge ntabwo nizera ko Imana ivuga, ariko iyaduhaye ururimi ikaduha kuvuga, yo yananirwa kuvuga. Sinizera ko Imana yakwerekana, yabuzwa n'iki? Iyaturemye ikaduhagarika ukambona nkakubona, yananirwa kukwiyereka yarakuremye. Haleluya. Ariko ibyo bintu byose bisaba iki? Bisaba ko umuntu yizera. Amen. Nabwiye ngo muri iki gice turimo cya 11 hose urasangamo nuko kwizera, kuko ngo umuntu wagiye kureba inshuti ye abonye umushyitsi mu ijoro mu gicuku ngo akajya kuyikomangira, nuko yarizeye ko inshuti ye iyo mitsima yifite kandi ko iyo mitsima iri buyimuhe. Haleluya. Iyo aberazi ko uwo muntu ntacyo afite ndetse nta nicyo yamumarira, ntabwo yari kujya gukomangaho. Ariyo mpamvu ijambo rivuga ngo mukomange muzakingurirwa, rikaba ngo musabe muzahabwa. Ntabwo wasaba umuntu utizeye ko uwo muntu afite icyo yakumarira. Amen. Haleluya. Umunyamasengesho rero yuzuye kwizera, ariyo mpamvu asenga, agasenga ukwezi, agasenga 2.
ibyo asengera ntabirebesha amaso, ariko akizera ko iyo yabwiye yamwumvise, akizera ko mu gihe gikwiriye izabikora. Haleluya! Uko ni ukwizera kugirwa n'umunyamasengesho. Tugaruke ku munyedini. Tumaze iminsi 5 mu giterane cy'amasengesho, Imana igiye kwambutsa umuntu. Twese twari turiho twambuka, kandi buri wese yambukaga ku giti cye. Amen. Kandi ibi bintu nta muntu bisaturiraho undi, nta n'umuntu bihaho undi ngo kwizera kwanjye nkugabanirize mwene data runaka. Oya, kwizera ni ukwanjye, kwizera ni ukwawe. Haleluya! Aya masengesho dushoje iminsi 5, umuntu akagira kuraje kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu. Abashomeri bakabasengera mu cyiciro cy'abasomeri. Imana ibahaye ibimenyetso bifatika, intebe ziraremwe, umuntu akaba mu mwuka, Ejo kwa mbere icyumweru kiratangiye, kirarangiye, ukwa 10 gukubisemo. Ati ye, ntitwakoze amasengesho y'iminsi 5 kandi nitwabwiwe, Imana ikavuga ngo itanze imirimo n'ibiki, kandi twe turi kwambuka. Ubu se narambutse, ubu se umunyedini. Uwo ni nakubwiye ngo uze uraza kumenya ahantu uhagaze mu by'ukuri, kandi numara kuhamenya ubwira Imana ngo ngira umukristo mwiza w'umunyamasengesho utuye mu buzima bwo gusenga. Nzakubakira urugo, dore ubukwe burasohoye, birabaye. Umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu. Ariko uru rugo bavuga, uru rugo ubu ngubu ruriho. Uru rugo bavuga igihe baruvugiye, ubu se mfite imyaka ingahe? Reka ngende njye gushakira n'ahandi. Uwo ni umunyedini. Ariko umunyamasengesho azi yuko naho byatinda bizasohora. We yizeye Imana yabwiye, yizeye n'Imana yavuganye nawe. Ariko umunyedini, umuntu udafite kwizera, ntashobora guhama mu gakiza. Amen. Urumva ukuntu dukwiye kuba abantu batuye mu buzima bwo gusenga? Icyo nakivuye kuko ndabizi ko mucyumva cyane, muracyumva cyane. Umuntu utari umunyamasengesho ntashobora gufata umunsi we ari we wenyine avuga ati ngiye mu rusengero, muri REHOBOTH cyangwa n'ahandi ashobora kubona bamukingurira akirirwa asengeramo. Bati uyu munsi nawufashe kuva saa 4 kuza kugeza saa 6 n'urugero, cyangwa kuza kugeza saa 7 cyangwa saa 8, ndaba nsenga Imana, ndi kumwe n'Imana yanjye. Nta munyedini washobora ibyo bintu. Cyo koze no mubwira ko abahanuzi bahari, araza. Imana itugire neza. Rero umunyedini afite ikibazo, umunyedini ahorana ibibazo, umunyedini ahorana amakimbirane y'abakozi b'Imana, y'abahanuzi, yaberetswe, ahorana amakimbirane nabo. Bariya barabeshya, bariya ntabwo barasaho neza, njye numva mubivuga ngo akubitaho neza, ngo agira gute. Uwo ni umunyedini. Ariko umunyamasengesho azi ko yavuganye nawe niyo kwizerwa. Narababwiye ngo umuntu nashaka mvangirirweho, nzabyizera nk'Imana ivuganye nanjye. Kuba yavangiye Imana izabimubaze, njye ndarebana n'Imana, kuko ibye n'Imana ntibindeba. Niba byarivanze na akazi ke, we n'Imana ye bazabicangure. Ariko njye ndabwira Imana ngo wavuganye nanjye. Haleluya! Niyo mpamvu itorero ry'Imana, bwoko bw'Imana, dukwiye gutura mu masengesho. Nito mu masengesho ntuzara ngo Masedirike yaravuze, ubu Masedirike yavuga iki? Oya, Masedirike yavuga iki koko? Amen. Mama Masedirike yakubwira iki? Nta kintu yakubwira, usiye ko yabwira ngo ihangane, yabwira ngo komera, yakubwira ngo kuraje, ariko nta kindi yavuga. Ariko Imana iri muri we ishobora kumukoresha ikavugira muri we ikakubwira. Haleluya! Yavugira muri nge rwose ikakubwira, kuko umuntu wahamagawe n'Imana ni igikoresho cy'Imana. Imana imunyuzamo ibyo ishaka kubwira ubwoko bwayo. Rero nusenga ntukajye uvuga ngo Mama Masedirike yarabeshye, none uzajye wegera Imana wibwire ngo warambeshye, kuko Mama Masedirike nta kintu afite cyo kukubwira, ntacyo n'ukuri kose, uretse ihangane na komera, nta kirenzaho. Ariko Imana
Imana yampamagaye ifite kunkoresha ikambwira ngo mumbwirire ngo umusozi yarari waterera arawushoje. Amen. Nubona rero umusozi ukiwuzamuka ujye ubwira Imana ngo ese Mana ko wambwiye ngo umusozi ndi guterera ndawushoje ukanyura mu mukozi wawe bimeze bite? Haleluya. Ariko umunyedini wo n'umunyamasengesho wabikora, umunyedini ahita batasikiwe ubundi babeshya kubi. Babeshya kubi batwifatira buri munsi batu sibyo babeshya buri munsi ariko reka nkubwire Imana ni Imana. Imana ni nyakuri, ijambo yakuvuzeho bitinde bitebuka amaso yawe azaribona. Tura mu buzima bwo gusenga kugira ngo ibyo amatwi yawe yumvisha amaso yawe azabibone. Haleluya. Tura mu buzima bwo kwegera Imana kuko umunyamasengesho bivuze kwegera Imana. Amen. Kimwe nuko ngo abanyamazimwe ntabwo mbazi. Ngo abanyamazimwe bakunda kwegerana n'abantu, sibyo? Kegerana kazenguruka kugira ngo abone ibyo agomba kuvuga, sibyo? N'umunyamasengesho rero akwiye kwegera Imana kugira ngo yumve icyo Imana ivuga. Haleluya. Haleluya. Mureke dushore ubuzima bwacu mu masengesho, dusenga Imana amanywa nijoro, tubane n'Imana. Imana tuyizere tudashidikanya, ibyo twizeye amaso yacu azabireba. Amen. Icyo ni ikintu kindi kigaragaza umunyamasengesho. Icyo kiramuranga ni indangagaciro y'umunyamasengesho. Abafite kwizera kuzuye. Haleluya. Abafite kwizera, ariyo mpamvu uzumva asenze ukavuga ati ye arasenga ari mu kwizera kandi akavuga ngo amen, agahita yizera nyine ko ibyo bintu Imana bigize ite irabikoze. Haleluya. Icyo twakivuyeho. Kwizera mwumvisha ukuntu gukomeye. Yesu yabwiye abantu ngo bagize ngo kwizera kwa n'akabuto ka sinapi umuntu atabasha no gufata gutya ngo akarebe, akababwira ngo mwajya mubwira imisozi ngo ikurwa hayo ngo ako kanya ikavayo, ngo mwavuga ngo itabwe mu nyanja itabwayo. Kwizera rero kuranga umunyamasengesho, kuranga umukristo wese aho ava akagera. Haleluya. Ndimo ndagera ku musozo. Umunyamasengesho rero umuntu wigeje ubuzima bwe mu gusenga, ikindi kintu kimuranga ahozaho. Ntagira igihe cyo kuvuga ngo iki gihe ndade gusenga nashoje, ahubwo ubuzima bwe bwose ahozaho. Muzarebe ijambo riri muri Matayo, kandi turisome ibice 17. Mfashe turisome mwebwe wenda mwandike mbasomere 17 umurongo wa 21. Iki gice Yesu yarariho avuga iby'iminsi y'imperuka, abwira wenda dore ku wa 20 ngo Abafarisayo baramubaza bati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arasubiza ati ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibuzavuga bati dore ngubu cyangwa bati ngo buriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Nidushake turekeraho iyo ugiye hasi. Ariho yabwiraga abigishwa be, abwira n'Abafarisayo ko bari bariho bamuhakanya bamubaza iby'imperuka. Arababwira ngo mwebwe muhore muri maso, muhore musenga, kwentre nta kindi. Kuko ngo bazavuga ngo ari hariya, abandi bavuga ngo ari hariya, ariko aravuga ngo ubwami bw'Imana buri muri mwe. Niyo mpamvu dukwiye gusenga duhozaho, kuko ubwami buri muri twe hari igihe kizagera nyir'ingoma akaza kwima. Haleluya. Rero naza kwima ntabwo azaza yaduteguje ngo tuvuge ngo iki cyumweru mu mwaka runaka ku kwezi kuri iyi tariki cyangwa muri niyo tatubwira itariki akaba ati icyumweru cya mbere
cy'ukwezi aho ni wazaza umva twese twakwinjira mu masengesho nta wayavamo siko kuri twayahoramo tugahozaho ariko kuko tutazi umunsi ntituzi igihe umuntu arikoza imbere y'Imana iminota 2 ubu nidushoje amasengesho y'imisi 5 ubu hari umuntu uzongera gusenga nka nyuma y'ibyumweru 2 amen hari umuntu uzongera kuza mu rusengero nk'ibyumweru 2 bikubise yafashe impambi ihagije muri make ariko umunyamasengesho akwiye kuba umuntu uhozaho kuko ubwami bw'Imana ntituzi igihe buzazira ariko twe duhozaho mu gusenga kugira ngo duhore twiteguye kandi ikintu kigaragaza umuntu uri maso ahora asenga. Haleluya, ubuzima bwe buri mu gusenga, uwo muntu ari maso arategereje. Amen. Ariko umunyedini agira periode yo gusenga yarangira bikabihwaniyemo, ariko umunyamasengesho asenga ibihe byose kuko tuzi ko umwanzi wacu ari we Satani ahora azerera ashaka kwaconcomera. Rero tutabaye mu bihe byo gusenga biroroshye ko nansanga na mu bihe byo gusenga azanconcomera. Haleluya. Ariko nasanga ndi mu bihe byo gusenga azatonoma, ariko umutonomo we ntacyo uzantwara. Amen. Niyo mpamvu rero ukwiye gusenga ugahozaho nturambirwe. Yesu ashimwe. Icyanyuma umunyamasengesho ni umuntu washize amanga. Haleluya. Umuntu washize amanga. Iyo tuvuga umuntu washize amanga ntabwo ari umuntu ushira isoni, ntabwo ari umuntu wubahuka abandi, ntabwo ari umuntu wumva ko arenze abandi, ahubwo ni umuntu udafite ubwoba bwo guhangana n'isi na Satani n'uyu mubiri. Haleluya. Gushira amanga, uyu muntu ahanganye n'isi na Satani n'uyu mubiri, ntacyo yamubwiye, ashize ubwoba, arahagaze aremye kuko azi ko agiye guhangana n'ibyo bintu byose. Uko niko gushira amanga. Ntabwo ari kuvuga ngo ni umuntu usuzugura ababyeyi agasuzugura, oya, ahubwo ni umuntu ubwira Imana ukuri kandi agatambuka muri iyi si uyu mubiri na Satani bitamuteye ubwoba. Haleluya. Uko niko gushira amanga. Yesu ashimwe. Ubasha guhamya ukuri kw'Imana nk'uko kuri, ubasha kwegera Imana, kuko umunyamasengesho ntabwo akwiye kuba umuntu uri ironi, umuntu w'indyarya uvuga ikitari ku mutima we. Hari abantu bajya imbere y'Imana ati Imana ndagushima ndanezerewe ariko wangiriye neza, ariko bivugisha akanwa kandi ari batari kubu wampoye iki ku mutima, ariko bwira Imana atari kugukomana, ubu nge ntiwandengera, ngirira neza, dore bimeze gutya nibi bimeze gutya. Haleluya. Uwo ni umunyamasengesho. Mana ndumva intege nke, ndumva ndi gusubira inyuma, ndi kureba abantu nkumva ntangiye kubanga, icyo ni ikimenyetso cy'uko ndi gusubira inyuma. Uwo ni umuntu w'umunyamasengesho abwiza Imana ukuri, akabwira ati ndumva ndi kureba abantu nkabanga, kandi nari nsigaye mfite urukundo rukunze abantu bose ntarobanuye, ariko ubu ndareba uyu kubera impamvu nkumva ndamwanze, nareba nuriya nkumva. Amen. Nkumva haro twakwicarana no tutakwicarana, nkumva ro naramutsa no naramutsa, none Mana ntabara. Uwo muntu agize ate? Ashize amanga. Naho undi avuga Mana we rwose uradukunda kandi uko dukunda niko natwe dukundana. Ijambo ratubwira ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda, kandi urabizi ko mu by'ukuri n'ukuri urwango rwamanutse mu mutima wawe. Bwira Imana ati ndi kureba abantu nkumva ndabanze. Muri korari uri utera aratera nkumva ntabwo namwikiriza. Bibwira Imana, wibwira uti nabara ndengera. Haleluya. Uwo ni umunyamasengesho. Ariko umunyedini ahorana ibintu byo gushushanya gusa. Uko ashushanya abantu niko ashushanya Imana, kandi si Imana wayishushanya. Imana ngo izi nibiri mu ndiba z'imitima yacu, Imana izi no mu mwijima itureba ikamenya ibyacu. Yibwira uti rwose Mana ndumva ndushye, ndumva ngezaho numva binaniye. Yibwire aho hantu nuyibwira gutyo uzahakura izindi mbaraga. Haleluya. Nuyibwira gutyo ntabwo uzahava uko wahagiye,
rero umunyamasengesho umukristo mwiza akwiye kuba umunyamasengesho naho yumva bimucikiyeho akabwira Imana ati bincikiyeho pe, ariko Imana ntukayishushanyeho. Wakwishushanya kuri mugenzi wawe, nanjye nakwishushanyaho, ariko Imana ntabwo dushobora kuyishushanyaho. Rero mureke tube abakristo bashoye ubuzima bwabo mu gusenga. Haleluya. Twe ko abakristo twashoye ubuzima mu idini, dushore mu gusenga. Muri uku gusenga nashoje pe, n'ibitabo nabibombye. Muri uku gusenga umukristo washoye ubuzima mu gusenga, biroroshye ahantu abarizwa kujya anahishurirwa ibyo akwiye gukora, atabihatiwe, atabibwirijwe, we gusa akicara akareba akamenya icyo gukora, akareba mugenzi we akamenya icyo gukora, akareba umukozi w'Imana bicaranye ari inyuma akamenya icyo gukora. Haleluya. Niba ari ukumuzamura mu isengesho akavuga ati uyu muntu ndabona akeneye inkunga y'amasengesho, niba akenyeye inkunga y'urukweto, ukicara n'umuntu ukona ko agakweto karacitse karashize pe, kandi wakubita amaso umwuka ati etajeri irimo inkweto 5, ntiwakoramo kamwe nawe akajya aza gusenga yamba agakweto katameze gutya? Uwo ni umuntu washoye ubuzima mu gusenga. Naho umunyedini nimushake mwicarane, ibyo wambaye byaracitse ntacyo bimubwiye, we icyaze nuko pasiteri yamubonye yagiye no gutanga amaturo n'icya 10 yagitanze. Haleluya. Barabizi ko yagitanze, pasiteri arabizi ko yagitanze, ibyo uyu nguyu ntibimureba. Ariko umuntu usenga ajya arenza amaso ku bintu abantu bashobora kureba, ukareba umuntu kumva icyo ukwiye gukora, ukareba mu nzu y'Imana ukamenya icyo ukwiye gukora, ukareba mu baturanyi ukamenya abo muturanye icyo ukwiye gukora. Ibyo bishobora umuntu washoye ubuzima mu gusenga. Rero Imana iduhe kuba mu buzima bwo gusenga. Haleluya. Kuba twarabatijwe, kuba dukora imirimo itandukanye mu idini, twongereho kuba abanyamasengesho. Haleluya. Kandi buri mukristo wese twabonye ko ubuzima bwe bukwiye kuba ubuzima bwo mu masengesho. Ubuzima bw'umukristo butari mu masengesho, ubukristo burapfa. Amen. Ubuzima bw'umukristo butari mu masengesho ni ukuri burapfa, kuko Satani arakurasa, umubiri urakunaniza. Haleluya. Iyi si iragukurura kuko watakaje ubuzima bwo gusenga. Ariko nunjira mu buzima bwo gusenga, uzamenya aho ugarukira, uzamenya ibyo ukoraho n'ibyo udakoraho, uzamenya ibyo ukandagiramo n'ibyo udakandagiramo, kuko uri mu buzima busenga. Imana rero iduhe kuba mu buzima busenga. Haleluya. Haleluya. Utari mu gusenga ubukristo ntuzabushobora. Ubwo singiye mu mirimo y'Imana, turi kwivugira twese ubukristo duhuriyeho, ntabwo uzabushobora. Uzaba umunyedini, kandi twabonye neza ko nta munyedini uzabona Imana mu maso, kuko umunyedini arangira mu mihango y'idini, ariko gukiranukira Imana no gukora ibyo Imana ishaka biri kure y'ubuzima bwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, twese dusaba Imana kugira ngo ubuzima bwacu bwubakire mu masengesho. Uwiteka duhana umugisha. Amen.